Intambara y'amagambo imaze iminsi iteranwa ku mbuga nkoranyambaga hagati y'abayobozi b'ibihugu bikomeye ku isi. Intambara kandi yazuye indi ntambara kirimbuzi iri gututumba hirya no hino ku isi. Abagabo babiri b'abahanga ndetse b'abatunzi, usibye n'ubwenge kandi b'abanyapolitike barambye mu butegetsi igihe kirekire mu bihugu byabo bikomeye. Ibihugu bikomeje guhigana mu mbaraga ndetse byiteguye no kumarana mu mahanga yose. Ni ibihugu bitunze ibitwaro kirimbuzi, ibihugu bikanganye kuri iyi si. Bimwe mu bihugu utapfa kwisukira uramutse utekereje n'urugamba. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aherutse kumvikana mu magambo atera ubwoba igihugu cy'Uburusiya, ariko nanone uyu munsi akaba yohereje intumwa yo Witkoff kugira ngo ijye kuvugana na perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete cyangwa se perezida w'igihugu cy'Uburusiya, kugira ngo intumwa imumenyere byinshi ku biteganywa ndetse n'imigambi igihugu cy'Uburusiya cyaba gifite. Mbere ya nyirantarengwa yari yabahaye. Iyi nyirantarengwa kandi yaturutse ku magambo y'umugabo ukomeye cyane muri politiki y'Uburusiya, Dmitry Medvedev, umugabo w'igikurankota ukomeye. Umugabo ayoboye kino gihugu cy'Uburusiya mu myaka myinshi cyane, aho yahereye mu mwaka 2008 akageza mu mwaka 2012 ariwe perezida w'igihugu cy'Uburusiya. Umugabo utajya uripfana n'umunsi n'umwe ngo atinye kuba yasubiza perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umugabo nawe utagira isoni cyangwa se ngo atinye kuvuga aho ariho hose. Umwe mu bagabo bakunda itangazamakuru ndetse no kubwira amagambo menshi ariko wuzuye kwishongora guhambaye. Uyu mugabo yitwa Donald Trump, nawe wahanganye nawe ni Dmitry Medvedev. Reka tumenye byinshi kuri Dmitry Medvedev, umugabo ukomeye cyane ukomeje guhangana na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Ngira ukumva muri iki kiganiro nitwa Medar. Nibagirwe gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Ubundi twibanire tumenye byinshi kuri uyu mugabo uterana amagambo buri munsi ku manywa na nijoro na perezida w'igihugu gihambaye kuri iyi si. Aka kanya amato y'intambara ahetse ibitwaro bya kirimbuzi akaba amaze gusatira Uburusiya, ariko mu ijambo Vladimir Putin yavuze neza ko Abarusiya biteguye gupfa uko byagenda uko ariko kose, ariko ngo Abanyamerika bo bazapfa banatunguye batanasabye imbabazi kuko nibo bagashoza intambara. Imana nta nubwo izabakira mu gihe Imana izakira Abarusiya. Ni amagambo ya perezida Vladimir Putin. Dmitry Medvedev ni umugabo ukomeye cyane mu butegetsi bw'Uburusiya, inshuti ya Putin magara kandi inshuti babana ku manywa na nijoro. Umugabo ushobora gutinyuka guhagarara mu mwanya we ubundi akamuvugira amagambo ateye ubwoba. Uyu mugabo ubundi ni muntu ki? Medvedev avuka hehe, avuka ryari? Ni kubera iki ariwe Vladimir Putin yifashisha mu ntambara zikomeye cyane cyane z'amagambo, ariko nanone akaba umuhanga mu kuvuga no guterana amagambo n'abandi bose udatinzemo ndetse utanakuyemo n'ubushotoranyi bukomeye cyane, ariko no kwishongora ku mahanga. Yuko ari umugabo ushoboye ndetse n'igihugu cye gifite imbaraga n'ubushobozi buhambaye cyane bwo kuba cyahangana n'amahanga ayo ariyo yose ashobora kuba yagabaho igitero. Tariki ya 14 Nzeri 1965 nibwo Dmitry Medvedev yabonye izuba. Umugabo uvuka mu mujyi wa Leningrad cyangwa se St Petersburg. Amazina yiswe umunsi ya none nyuma yo guhindurirwa iryo zina ava kuri Leningrad ijya kuri St Petersburg, aho avukana na perezida Vladimir Putin, bose bavuka mu mujyi umwe. Umugabo kandi ukomoka mu muryango ukize cyane, dore ko se yari umwarimu muri kaminuza, naho nyina akaba umwigisha usanzwe cyangwa se umwarimu mu mashuri abanza, ayisumbuye ariko atageza muri za kaminuza. Ukumva ko uyu mugabo yakuriye mu muryango wihagije, ukize udakize na kimwe ukena, umuryango wize cyane ushoboye. Akaba naho umwana wabo yakomoraga ubwenge bwinshi cyane yari afite. Yitaweho kuva mu buto bwe, yiga amashuri meza, nta bibazo by'ubukene, inzara ndetse n'ibindi. Keretse by'intambara igihugu cy'Uburusiya cyarwanyemo kandi nabwo zari zimaze kurangira. Urikuyeho ubuzima yakuriyemo bw'intambara y'ubutita hagati y'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho ubundi Dmitry Medvedev ni umugabo wakuriye mu buzima bwiza cyane budafite cyashabe namba. Mu mashuri yiga ngo yari umuhanga, akaba umuhanga ukomeye cyane, ariko agakunda ikoranabuhanga ndetse na siyanse. Ni umugabo wize iby'amategeko, asoza muri kaminuza ya Leningrad, aho yayisojemo afite impamyabumenyi ya PhD mu bigendanye n'amategeko mpuzamahanga. Ubundi uyu mugabo yakuze ate? Afite umugore akagira n'umwana umwe. Umugabo w'umuherwe cyane kandi ukize. Mu mwaka wa 1990 nibwo yinjiye muri politiki y'Uburusiya, ariko atangira na Vladimir Putin, aho bari mu mujyi wa Leningrad. Aha Putin yari umuyobozi w'umujyi wa Leningrad, naho Medvedev yari inshuti y'akadasohoka, bagendaga ku manywa na nijoro. Birumvikana ko aribo bagabo babashije gukundana ndetse bagahuza. Nawe wakibaza ku mwaka wa 1990 ndetse na 1990 kugeza mu mwaka wa 2025
imyaka ijya kugera kuri 30 iri gusunika yirenga hafi 40. Abagabo bakiri inshuti magara, bakibana bavugirana, ntawe uragongana n'undi cyangwa se ngo atongane n'undi. Medvedev ni umunyapolitiki ukomeye cyane mu gihugu cy'Uburusiya, nubwo atigeze avuga rumwe na Perezida Vladimir Putin ku bigendanye no kunigana ijambo abashaka kuvuga muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete cyangwa se mu gihugu cy'Uburusiya. Uyu mugabo none ntabwo yigeze aba umugabo urwanya cyane Vladimir Putin. Mu mwaka wa 2000 ubwo Putin yinjiraga muri Kremlin, yagezemo nka perezida wa Federasiyo y'Abarusiya. Uyu mugabo yahise yinjiramo arazamuka, ubundi yaba ahindutse minisitiri w'intebe wa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete cyangwa se wa Federasiyo y'Abarusiya. Kuva mu 2000 Putin yaba perezida. Uwo munsi Medvedev yahindutse minisitiri w'intebe, maze barazamukana bahera muri uwo mwaka wa 2000. Medvedev ageze 2008 akiri minisitiri w'intebe nyuma ya Vladimir Putin. Ako kanya mu buryo bumeze nk'ubufindo, Putin yaramutekenikira ahinduka perezida, maze nawe nk'inyiturano nziza nk'abagabo babanye bafashe Vladimir Putin amugize minisitiri w'intebe nyuma y'igihembo yari yaramuhaye kigiye kirekire cyo kumugira prime minister wa Federasiyo y'Abarusiya. Icyo gihe ari no mu gusenyuka ariko igerageza kwiyunga. Kuva 2008 kugeza umwaka wa 2012 Medvedev yategetse Uburusiya mu gihe cye cy'ubutegetsi iharanira iterambere, siyanse ndetse no gushakira imirimo abari urubyiruko n'abari abashomeri mu gihugu cy'Uburusiya. Ibi kandi yabikoze neza, arangije aharanira ukwishyira ukwizana ndetse n'ubwisanzure ku bavuga n'ushaka kugira icyo avuga, ariko amahanga akamushinja ko nubwo yabiharaniraga ndetse akabivuga ko rwose atanga ubwo bwisanzure, ngo yakomeje kunigana ijambo abageragezaga kuvuga. Kuva kandi umwaka wa 2012 Putin ari minisitiri w'intebe, mu buryo nanone bumeze nk'ikarita bakinnye neza bitonze. Vladimir Putin yagarutse ku butegetsi agurana na mugenzi we, ni ukuvuga ngo guhera umwaka wa 2000 umwe ari minisitiri w'intebe undi ari perezida. Kuva 2008 undi ari perezida undi ari minisitiri w'intebe. Nanone kuva Vladimir Putin yagaruka ku butegetsi umwaka wa 2012 nta gushidikanya afatse Dmitry Medvedev amugira minisitiri w'intebe nawe indi myaka 8 kugeza umwaka wa 2020. Mu butegetsi bwa Medvedev kandi umuntu wagiye udakunda kuripfana habe na gatoya, umugabo mu ruhande rwe utarakunze kugira amagambo menshi mu gihe akiri muri politiki y'Uburusiya, ariko kugeza ubwo yaguraga ku butegetsi ndetse no kuyobora minisiteri ishinzwe guhuza izindi minisiteri mu gihugu cy'Uburusiya. Aho ngaho hari umwaka wa 2020 ubwo yavugaga neza ko yaguye mu nshingano ze atakiri minisitiri w'intebe. Ibyo byatumye Putin ahita mu ndi, maze Medvedev inshuti ye akadasohoka. Ako kanya ahita amushyira mu kanama gashinzwe umutekano, ako bita Security Council mu gihugu cy'Uburusiya. Aka kanama kayoborwa na Vladimir Putin, umwongereza we nta gushidikanya ndetse no kureba hirya, Dmitry Medvedev. Uyu ni umugabo rero kuva intambara y'Ukraine n'Uburusiya yatangiye umwaka wa 2022 hari ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu, nibwo isi yumvishe ikiza kimeze nk'induru, maze Medvedev na Putin batangiza intambara kuri leta ya Ukraine, intambara ikirambye ndetse igejeje n'umunsi wa none amahanga ndetse n'abaturage ba Ukraine badasaba kumva urusaku rwa za misile, drone ndetse n'ibindi byinshi cyane ibiturikira mu matwi yabo. Medvedev yakunze kumvikana mu bitangazamakuru asobanura neza ko mu burengerazuba bw'isi ndetse na NATO ngo bagabye ibitero bikomeye ku Burusiya, ariko ngo bibeshye cyane ko igihugu cy'Uburusiya atari agahugu cyangwa se agafu k'imvugo rimwe waza ukagaba ibitero uko wishakiye ukakarimbura. Ibyo rero byagiye byumvikana ku mbuga nkoranyambaga n'ibiganiro yagiye avuga, adatinya no kuvuga neza ko amahanga nahirahira gutera ubwoba Burusiya ndetse no kubwataka, ngo nta kabuza bazakora mu bubiko bw'ibitwaro byabo bya kirimbuzi, ubundi bagaturitsa umwanzi wabo uwo ari we wese ushobora gutekereza kubagabaho ibitero. Ibyo rero niko byagenze mu ntambara imaze imyaka 4 rwose ndi kubonera hafi gusatira kurangira, maze Medvedev aba umuvugizi ukomeye cyane wa kano kanama, ariko abantu bakamushinja kuba umunwa ndetse n'ijwi rya Vladimir Putin, dore ko yabavuze nabo Burusiya udashobora kumva Putin avuga. Ahubwo Medvedev nk'umugabo wahoze muri politiki y'Uburusiya hafi mu myaka 25 ari hejuru cyane mu gasongero k'ubutegetsi bw'Uburusiya, nta gushidikanya no gutinda niwe uhaguruka akajya kuvuga ubundi akabwira amahanga ibyo atekereza. Imbuga nkoranyambaga ze azifashisha mu gukwirakwiza ubutumwa bwe ndetse no kwereka amahanga ko nta bwoba namba Abarusiya bafite kandi bitegura urugamba rw'igihe kirekire, kuko ngo babizi neza ko OTAN itabakunda habe na gatoya, ahubwo gahunda ari ukubarimbura bivuye inyuma. Ibyo rero biherutse kumvikana mu magambo ejo bundi yavugiye ku mbuga nkoranyambaga ze, arimo guterana amagambo na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari wahaye gasopo abo mu gihugu cy'Uburusiya,
ababwira ko iminsi 50 nishira badahagaritse intambara ko bazabafatira ibihano bikomeye, ariko ako kanya agahita nisubiraho ati we yanakonda bimanuye ngize iminsi 12 nabyo bitarahinduka ati iminsi 8. Izo nshuro zose rero uko yabaga ari kuvuga Dmitry Medvedev nawe ntabwo yabaga apfuye cyangwa se aryamye, ahubwo yarahagurukaga ubundi akamusubiza mu magambo ye amusobanurira neza ko iryo terabwoba rikwiye gushyirwa kuri Israel ndetse rigashyirwa no kuri Iran, naho ngo Uburusiya bwo baribeshye cyane. Ibyo bitwaro bya kirimbuzi bari kuvuga ntabwo babibarusha kuko mu bubiko bafitemo byibuza ibirenga 5,900 mu gihe Amerika byibuze ifite ibirenga 5,200. Ibyo no kumvikana ko Abarusiya bateye imbere cyane. Sibyo kandi na za misile zabo za Iskander, Oreshnik ndetse n'ibindi byinshi cyane badatinyisha ku rugamba, amato y'intambara, indege zabo n'ibindi byinshi cyane. Ubutasi bwabo bukomeye bwabayeho mu mateka ndetse bunahambaye cyane umunsi wa none bwegeranye mu kwegeranya amakuru, bakaba bari mu ba mbere. Ibyo rero bituma Abarusiya Amerika idashobora kubakanga nubwo bayishingikirije ibindi bihugu nk'Ubwongereza, Ubufaransa, Abadage ndetse n'abandi benshi cyane bashyigikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko Putin na bagenzi be n'igihugu cy'Uburusiya nawe ntabwo ari we wenyine, aho nk'igihugu cy'Ubushinwa, Brazil, Ubuhinde ndetse na Iran baba bari inyuma rwose mu ibanga rikomeye, utibagiwe na Korea ya Ruguru, Belarus ndetse n'ibindi byinshi cyane mu ibanga rikomeye, bakaba batera inkunga Vladimir Putin. Ibyo rero bituma amagambo arushaho kuzamuka, none umwuka w'intambara ukomeje gututumba. Intambara kirimbuzi iri gututumba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Abarusiya. Ninde wapfa kwitsinda ubundi baramutse bagiye mu mitsi? Ese Medvedev aruzi ko ari umugabo wakuranye ubwenge bwinshi cyane, akavuka mu muryango w'abanyabwenge ndetse witeguye kwabayeho ubuzima bwiza, ariko umunyapolitiki igihe kirekire kuva mu 1990 kugeza umunsi wa none akiri mu gasengero k'intebe ikomeye cyane muri Kremlin, ari nahakorera ubuzima bwe bwa buri munsi. Rero gatuma Medvedev ahinduka igihangange n'igikura nkota, dore ko inyubako ya Kremlin yayibayemo igihe kinini. Nanone n'ubu ngo bakabyikoreramo. Umuvugizi ukomeye cyane utagira ubwoba bwo kuvuga amagambo yose Putin ubundi yakaje imbere ya mikoro akavuga. Ibyo bikagaragaza Perezida Vladimir Putin nk'umuhanga, naho mu gihe Medvedev nawe ahinduka umuhanga ukomeye cyane. Ibyo rero bigacurika Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abaturage bavuga ko adakwiriye gusubizanya n'umuntu utari perezida, mu gihe ari kuvuga nka perezida ari kuvugana n'umuvugizi we. Ibyo bigasuzuguza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigaragaza ko zamaze gucika intege, aho perezida w'igihugu cy'igihangange ku isi usanga ari gusubizanya n'umuntu usanzwe rwose utafite umwanzuro n'umwe yafata mu gihugu cye. Nyamara nka perezida afite umwanzuro wo kohereza amato akagenda akagera Uburusiya, ariko Medvedev nawe bidasubirwaho abavuga amagambo Putin n'ubundi yakaje imbere akavuga. Ibyo reka byumvikana ko ari we mugabo mwiza cyane Putin yahisemo kugira ngo bakorane, ubundi bavugane byinshi cyane. Niba ushaka kumenya byinshi no ku bandi cyangwa se byinshi kuri iyi ntambara ikomeje kujya mbere iri gututumba iteye ubwoba, twandikira muri comment tukubwire n'ibindi. Ciao.